rero urumva washyushye urashaka kumva love story yanjye ibijyanye n'urukundo rwanjye rw'ubuzima ni birebire umva ibyanjye ni birebire urukundo rwanjye ruratangaje ariko ndarukubwira niba ushaka kubyumva gusa nyine reka mbanze mpere aho byatangiriye kugira ngo ubyumve neza bityo birusheho kukuryohera. Ndagusuhuje ariko kandi muhaye ikaze kuri Passions News. Iyi ni inkuru y'urukundo nziza cyane. Hano hari umuntu warimo aganiriza inshuti ye ibijyanye n'urukundo rwe rw'ubuzima. Reka rero muhe ikaze kugira ngo nawe wumve ibijyanye n'iyi inkuru y'urukundo nziza cyane kandi irimo amasomo menshi y'ubuzima. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Twigaga ku kigo kimwe ubwo nari mfite imyaka 17 nibwo nari ntangiye umwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ikigo nari ngiye kwigaho cyari cyiza cyane kigamo abana bazi ubwenge. Nkihagera nta muntu nari mpazi gusa hari umwana twahuriye umunsi umwe twende twatinze kugera ku ishuri. Twari tugiye gutangira nyuma y'icyumweru. Nahageze mbere yeho gato igihe animateri yari agiye kunyereka karasi nzigamo nibwo yinjiye hamwe n'umubyeyi we nuko biba ngombwa ko mba ndetse animateri akamwakira. Nyuma yaho animateri yatujyanye muri karasi kutwereka karasi tuzigamo. Icyo gihe twasanze tugiye kwiga muri karasi zimwe. Nyuma y'amasomo kuko twembi twicaye ku ntebe imwe ariko ntabwo twari twabashije kwibwirana. Ubwo twaribwiranye ubwo ambwira ko yitwa Yvette nanjye naramwibwiye mubwira ko nitwa Define. Ubwo tuba inshuti turibwirana birambuye. Yari umwana usa neza abona ko aturuka muri famiye zikize cyane kandi koko byari byo. Njye ntabwo byari cyane ariko famiye yanjye papa na mama bari abantu beza abantu nkunda cyane. Twakomeje kumenyera ikigo rwose. Yari umwana mwiza tuza no kumenyana n'abandi banyeshuri bahageze mbere kuko twese twari bashya muri karasi yacu kuri icyo kigo. Igisekeje abandi bana bari bazi ko dusanzwe tuziranye bavuga njyewe na Yvette dore ko twese twari abana basa turi abakobwa beza twitonze kandi bigaragara ko tuvuka muri famiye zikize zimeze neza. Ikirenzeho noneho twari tuzi ubwenge kuko twari twaje kuri icyo kigo twembi dufite amanota meza. Mu kigo hari amakarabu atandukanye twembi tujya muri karabu imwe tujya muri karabu yo kubyina. Rero twari ababyinnyi beza abantu baranadukunda ndetse karabu yacu yari ikunzwe icyo gihe mu kigo. Yari ifite abafana benshi ugereranyije n'andi makarabu. Turi kwitegura gusoza igihembwe nibwo nahuye na Atifu yigaga senior 6. Yari umusore mwiza cyane ariko wiyemera cyane gusa yasaga neza yambara neza. Nari nsanzwe mubona yewe n'amakuru nari nyazi kuko abanyeshuri twahasanze bagenaga batubwira amakuru y'abanyeshuri bari mu kigo. Nawe rero yari umwe mu basitari bari mu kigo azwi cyane kandi yari n'umuyobozi w'abanyeshuri. Yari afite inshuti ye yitwa Willy bariganaga ari inshuti ye bagendana cyane bose ari abasore beza. Icyo gihe twari tuzi ko Atifu akundana n'umukobwa witwaga Benita. Benita yari umukobwa twakwita ko ari Miss wo mu kigo kuko nawe niko yitwaraga. Gusa byagaragaraga ko Benita ari gukunda Atifu cyane. Umunsi umwe ndabyibuka habaye ibirori mu kigo. Byari ibiro by'amarushanwa y'amakarabu. Karabu yacu yari ikunzwe cyane ndetse yari ihanganye na karabu y'ababyina gakondo. Iyi karabu rero y'ababyina gakondo niyo yari irimo Atifu ndetse na sheri we niyo karabu babagamo. Iki gihe karabu yacu niyo yegukanye igihembo yaratsinze. Nyamara Atifu na karabu ye bari biyemeye kuko nyine ni abantu biyemera cyane. Bumvaga ko aribo bari butware igihembo aribo bari butsinde
dore ko basaga nk'abafashe imitima y'abanyeshuri mu kigo nyine, ko bagaragara nk'abasitari, nk'abantu barenze. Nyuma yo gutsinda abanyeshuri badukunze, njye na Yvette bakunze ukuntu tubyina, bamwe bavuga bati ukuntu bari abana ari beza, bakaba bazi no kubyina. Abandi banyeshuri bati umva ko Benita yirata yiyemera ngo ni mwiza, umfasha nta n'umwe arusha ubwiza muri bano bana, aba bana ni beza cyane. Bitewe n'ayo magambo abanyeshuri barimo bavuga kuri uyu munsi, Benita byamugezeho kuko bagenzi be baramubwiye, babivugaga yumva, yararakaye cyane. Iki gihe nari ndi muri sale ndi kumwe n'abandi banyeshuri, ino sale niyo twari twakoreyemo ibirori. Ni nyuma yaho rero abanyeshuri bamaze gusohoka, hasigayemo abanyeshuri bake. Yvette w'inshuti yanjye we yari yagiye, ntabwo twari turi kumwe, ubwo nari nsigaranye n'abana twigana. Benita yaraje avuga nabi, amuhagarara hejuru aho twari twicaye, nuko ahita amenaho amazi, amenaho indobo y'amazi, anasakuza cyane ambwira amagambo mabi. Hano nagize ubwoba, ngira ubwoba bwinshi mu mutima wanjye, nibaza ibibaye. Arongera arenzaho amagambo ati, umva rero nkubwire wanshinze we y'agakobwa, ntuzigere wimva na rimwe kuri mwiza uko gasa, mvuze kubyina harya ndagushinyitse. Umva rero kurugutura amatwi wumve neza, ntacyo uri cy'imbere yanjye, ntabwo uri mwiza, kuko ntushobora kundusha ubwiza, nta nubwo ushobora kundusha ubusitari hano muri iki kigo. Ibi nkubwire ubwiye na kagenzi kawe nabonye harya ngo ni Yvette. Ubwo abantu bari batuzengurutse, dore ko wabonaga bamutinya, ntawe ari kubasha kumuhagarika. Nta kindi nakoze uretse kwipfuka nkarira, nibazaga ikosa nakoze uwo mwanya nkaribura. Ubwo abanyeshuri bamwe batangira kunkuba bamvuga. Hashize akanya numvise umuntu arazambwira ngo haguruka. Ubwo bahise baceceka, abaza abanyeshuri bibaye, bavuga ko bamumennyeho amazi. Kino gihe uyu musore yababaye cyane, yambura umupira we arawuma ngo mukenyere, amfata akaboko anjyana muri karasi yabo. Harimo abanyeshuri bake, abasaba gusohoka. Barabikoze, arakinga, arambwira ati hangane kandi ukomere. Bibaho ko abantu bagira imitima mibi, Benita ndamuzi, rero agira umutima mubi, ariko komera wihangane ntabwo azongera. Ambwira gutya nari mbabaye cyane, ndarira cyane, abuze uko abigenza, arampobera aranyihanganisha. Arambwira ngo ndamwihanangiriza ntazongera kugukoraho. Mu kanya gato Benita yarakomanze, ati ifu akinguye abona niwe. Benita n'urusaku rwinshi ati Atifu uri mu biki, aka gakobwa ni kuri kwitaho, ese njye cyawera, ubundi se mwamenyanye kuva ryari? Arenzeho n'ibigambo byinshi cyane. Atifu yarimyoje ababaye, aramusubiza ati kandi icyo gihe amusubiza nabi, uzongera kureba nabi uyu mwana, urabizi Benita uzambona. Akivuga gutya yahise amujugunya hanze. Ubwo Yvette yahise ahagera, Atifu ajya kudusabira uruhushya tujya muri doro, dore ko Atifu yari umuyobozi, ntabwo byari kwanga. Nyuma y'iminsi 3 ngo turuhuke, sinongeye kuvugana nawe, ariko umunsi dutaha yatunyuzeho n'abandi bashuti banjye, abana twiganaga, aratubwira ati muzagire ikiruhuko cyiza abana bato. Iki gihe yarandebye, ariko sinabyitaho, turakomeza turabiseka. Twagiye mu kiruhuko, natangiye kwimva bidasanzwe. Mu gihe nari ndi mu rugo, akenshi nkisanga ndi gutekereza Atifu. Nahamagaye Yvette kuri fone, Yvette umushuti wanjye, ndabimubwira. Yvette yaransetse ati uriya ni umwiyemezi nk'uriya mukobwa bakundana. Mbese hano Yvette yashakaga kunca intege ngo nyumvishe ko ntamukwiriye cyangwa se atankwiriye. Ku rundi ruhande nanjye nkumva nibyo, ndamubwira nti
uretse ko yantabaye rimwe ariko ubundi ni umwirasi, narabyirengagije ariko ubundi byari bindimo. Ku munsi wo gutangira nagiye ntinzeho iminsi 2. Yvette we yagiye mbere ku munsi wa mbere. Njye nawe ndavuga Yvette twari dukumburanye cyane, nuko antera inkuru ambwira ukuntu Atifu yaje kundeba. Ati uzi ko Atifu yaje kukureba ku munsi wa mbere, n'uyu n'ejo yaraje kukureba, akaza kakumbaza akambwira ngo wa mwana ari he. Umva biratangaje, narumiwe gusa. Umva n'uyu munsi uje araza kukureba kandi uraza kubibona, cyakoze amahirwe nuko nyine waje. Uyu munsi ubanza ari buruhuke. Gusa ibyo bino Yvette yabivugaga ubona ko bimutangaje, we byamusekeje cyane, ariko nyine nanjye narabisetse nigira nko bitamfasheho. Gusa narikanze numva ko Atifu yaje kundeba. Mu by'ukuri numvaga mukumbuye cyane, ariko nyine urabyumva ntabwo nari kubivuga. Amasomo arangiye nasigaye ndi gufata note, dore ko abandi bari baraje imbere yanjye hari ibyo bari barize. Nasigaye muri classe ndimo ndandika, umuntu yarinjiye ariko sinabyitaho. Nagiye kumva numva umuntu afashe ikaramu yanjye aranyambuye. Hano narikanze nkaho nari mfite umuntu ntegereje n'ubundi, cyangwa se nari ntegereje kumubona. Yarambabajije ngo ko watinze kuza. Mfite ubwoba bwinshi, mbura icyo musubiza. Arabibona ko mfite ubwoba, arongera ati basi se uremera kumpobera? Narabyemeye, turahoberana. Arankomeza cyane ati naragukumbuye cyane, buri munsi nazaga kukureba. Ubwo narihagazeho nti shose. Ati ya ntabwo wabyemera, kandi nanone ntabwo nkubeshya. Araseka ati ibaze ko ntazi ko witwa ariko nkagukumbura. Hano twarasetse twembi, mpita mubwira nitwa Define. Ati ni byiza, witwa neza. Ati nanjye nitwa Tifu. Hano ndabwira ndakuzi, njye ntanzwe nkuzi. Hano rero yariyemeye ati ya nta kuntu utamenya kuko ndazwi mu kigo, ndi umusitari. Hano ubona ko yiyemeye, nanone nyiyemeyeho. Gusa nyine byari ukuri kuko yari umuntu uzwi cyane. Ubwo ati nishimiye kongera kukubona, mu by'ukuri ndumva nishimye mu mutima. Nanjye ni byiza kumva ko unyitayeho, kandi nanone birantunguye kandi biranatangaje. Natoke ubwo nawe uri muri ba bandi bumva ko ndi umugome, ndi umwirasi, niyemera. Ariko gusa ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Hano yansezeyeho aragenda. Kino gihe sinzi impamvu numvise nyine nshyushye cyane, numva ngomba kubwira Yvette. Nahise njya kureba Yvette ndabimubwira, mubwira byose uko byagenze. Nawe biramutungura ati ariko se nyine dutekereze buriya ni ukubera iki, ni ukubera iki ari kwitwara gutya, kandi ko afite umukunzi, afite umukobwa bakundana, buriya biterwa n'iki? Hano ntabwo twabitinzeho, nanone twarabiretse. Umunsi umwe ubwo twari mu myitozo ya karabu, yaraje aricara ndamubona. Ubwo ntangira kugira ubwoba, dore ko nubwo nta gihe twavuganye cyane, tutavuganye byinshi, ariko iyo twahuraga yaranyitegerezaga cyane nkabibona. Ubwo rero twari turi imbere, turi mu myitozo na bagenzi banjye, nawe yicaye mu ntebe ziri imbere yacu hamwe n'abantu baba baje kutureba mu gihe turi kwitoza. Yarabibonye ko nagize isoni, yaragiye ajya inyuma ya sare twarimo. Twashoje imyitozo bwije, bwari bwije cyane. Umunyeshuri utuyobora ansaba kwihangana gato nkamufasha ku ndirimbo, gutegura ku ndirimbo tuzakurikizaho ejo mu myitozo.
uyu munyeshuri yigaga senior 6 birumvikana ko yari afite akazi kenshi, narabyemeye dusigara twenyine. Ambwira ko agiye kuzana ikayi muri classe. Amaze kugenda mu minota nk'ibiri gusa umuriro waragiye. Hari umuntu wari uzimije amatara. Nagize ubwoba bwinshi, ntekereza ko yaba ari Benita akaba aje kungirira nabi, aje kunkorera ubugome. Naratuje ariko numva umuntu ari kuza nsanga. Narasakuje nti ninde uri hano? Ndongera nti wacanye amatara, ariko ntiyansubiza. Yarongeye yatsa amatara. Natunguwe no kubona Latifu. Yarasetse, gusa njye hano narikanze ngira ubwoba. Ntekereza ko yaba ari kumwe na Benita bakaba baje kungirira nabi. Dore ko Benita bakundanaga, twari tuzi ko ari umukunzi we. Nararakaye mbaseriye, arabibona ko ntishimye. Yaciye bugufi ati I'm so sorry, ndagukanze, ariko nagira ngo tuze, nta kintu nkugira. Ati nakugambaniye ntumusigara hano, ni ukuri mbabarije. Ndamubaza nti kubera iki wabikoze? Ati mu by'ukuri nanjye ntago mbizi, gusa maze igihe nifuza kukuvugisha ariko bikangora. Rero numvise kwihangana bindenze, ntekereza ko naza kukuvugisha aya masaha, none dore birabaye. Nahise nisetsa nti ubwo se wowe ni gute waba ushaka kumvugisha? Ubwo se n'icyo ushaka kumbwira? Hano ubona ko nabuze icyo nsubiza. Ati byibuze se wambabarira ukampobera? Bitewe n'uburyo yitwaye ambwira n'amagambo, nahise numva ntazi ko mbaye mu mutima, mpita muhobera ntatekereje byinshi. Yarankomeje cyane ati umunsi wa mbere njye nawe duhoberana, urabyibuka cya gihe umunsi uza gutangira ku ishuri ukaza watinze? Uwo munsi rero uhuruza mu ntekerezo zanjye. Iki ni cyo gihe cyiza kigeze kiba mu buzima bwanjye. Mba numva ntuje, nishimye cyane. Ndifuza iteka kuguma muri uyu mwanya. Ubwo hano nabuze icyo mvuga, arandekura amfata mu biganza ati ndabizi ko udashobora kwizera ibyo nkubwira cyangwa se ibyo mvuga, gusa buri kimwe cyose nkubwira niko kuri kwanjye. Yandebye mu maso araceceka, arongera ati reka mbivuge ubimenye, ndagukunda cyane. Sinigeze niyumva gutya na mbere. Utuma niyumva bidasanzwe, utuma niyumva bitandukanye. Mbese ni wowe mukobwa wa mbere mbwiye ko nkunda. Ndagukunda. Ntabwo wabyemera ntabwo wabyizera, ariko ndi umusazi mu rukundo. Arongera ati ndabizi ufite ibibazo byinshi kuri njye, ariko nta mukunzi mfite. Benita simukunda, nubwo yitwara nkaho dukundana. Just ni inshuti yanjye, kuko famiye zacu ziraziranye, rero turaturanye. Rero umubano wacu numvaga ntacyo umbwiye, none bimenye Define, uwo mukobwa mwiza, ndagukunda cyane. Hano naratunguwe, mera nk'uguye muri koma. Ibintu byose numvise mbona ko bimugoye kandi ko abona ntamwizera. Mu buryo bwo kumworohereza yatunguwe no kumva mubwiye ngo ndagukunda. Yaratunguye cyane. Mu bigaragara nanjye byarantunguye kuko sinzi aho byaturutse, gusa nkeka ko n'ubundi namukundaga ariko ntashaka kubimenya cyangwa se kubyemera. Hano yarishimye arampobera ati urakoze cyane mwana muto, ndagusezeranya ko ntazakubabaza. Twembi twishimye tuganira akanya gato, aramperekeza ajyana kuri doro, nawe aragenda. Kino gihe ni umunsi wa mbere numvise nishimye bidasanzwe.
numvaga mfite byinshi byo kubwira Yvette, naragiye ngira aho turara mpita njya gukangura Yvette kuko numvaga ntari kwibwihangane, ntari bushobore kwihangana ngo bizageze ejo. Cyane ko Yvette we yarazi ngo nasigaye ndi gufasha umunyeshuri, wa munyeshuri utuyobora, gusa siko byari biri. Ubwo Yvette naramukanguye ndamubwira byose uko byagenze, mubwira ibyanjye na Atifu nyine. Yvette biramutangaza, birashoboka ko Atifu ari umwana mwiza kandi ko agukunda, gusa kandi niba nawe umukunda nta kibazo, muri inyuma urabizi ko ndi inshuti yawe kandi nanjye ndagukunda, ntugire ubwoba. Hano Yvette yaramfashije ko numvaga ko atari bubyemere, nyine numva ko biri butume tutabana neza, ariko yambereye umwana mwiza, yaranyumvise pe. Ubwo iminsi yaricumye dukomeza gukundana, gusa kino gihe ntabwo byari byoroshye, ariko nanone nta banyeshuri benshi bari babizi, ariko Benita birumvikana wa mukobwa ukundana na Atifu nako twari tuzi ko bakundana, yarabimenye ararakara. Kuva kino gihe nabaye umwanzi we, gusa ntacyo yari kuntwara kuko yatinyaga Atifu cyane. Twageze mu gihembwe cya nyuma, aho njye nari ngiye gukomeza mu mwaka wa 5, ari nabwo abanyeshuri bamwe basigara ku ishuri bitegura exami. Hano Atifu yari agiye kurangiza segonderi, twembi twabitekerezagaho bikatugora, gusa nta kintu twari gukora cyangwa se ngo tubikoreho. Ijoro rya nyuma ngo twe dutahe, bucye twe dutaha, abanyeshuri abantu babaye mu bigo bya interena murabizi, iki gihe twabaga turi bubyuke kare, bari butubyutse nka 8 hakiri nijoro ngo dutahe. Ubwo rero abanyeshuri bamwe ntago baryamaga, twaraga dupakira, abandi tuganira kugira ngo tudasinzira. Iri rero ryari ijoro rya nyuma ndi muri kino kigo na Atifu ahari. Yantumyeho inshuti ye musanga muri sale, ndavuga sale imwe twahuriyemo bwa mbere, yari ahantu ku buryo nta banyeshuri bakundaga kwigenda iruhande. Mpageze nasanze hatabona, ariko yari yumvise ko naje, yahise yatsa amatara ati kare umukobwa nkunda cyane. Arongera ati uyu niwo munsi wa nyuma turi kumwe hano mu kigo, nifuje kuba ndi kumwe nawe, kandi humura nasabye uburenganzira, nta kintu uba. Hano nongeye gutekereza ukuntu ntazongera kumubona, nisanga ndimo ndarira. Yaranyegereye arampobera ati humura, dore ko hano ni umusore wari romantike, avuga neza kandi avuga gahoro, mbese bwa buryo bwiza narabikunze cyane. Hano aranturisha ati humura, ndagukunda cyane, nzajya nza kugusura hano ku munsi wo gusura. Arongera ati ndifuza iteka ko ari njye gusa umenya ubwiza bw'uyu mwanya turimo, aha hantu n'ahanjye, ninjye ugomba kuguhobera gutya. Nanjye ndagusezeranya ko nta muntu uzigera uba mu gituza cyanjye, defene uri uwanjye, kandi uzahora iteka mu mutima wanjye. Aya magambo noneho yambwiye, narakomeje ndarira cyane, numvaga ntazongera kwishima, ariko musezeranya ko nta muntu n'umwe uzamusimbura. Ndamubwira nti ndagukunda Atifu, ndagukunda cyane, humura, sinzi ko nabasha gukunda undi, rero uzahora iteka mu mutima wanjye. Twembi twaratuje, hahandi imitima yacu itera cyane, byabaye ngombwa ko duhagarika kuvuga, amagambo arabura, hasigara imitima ariyo ubona ko iri kuvugana. Twisanze turimo gusomana ku nshuro yacu ya mbere. Ku ruhande rwanjye, mu buzima bwanjye nasomanye n'umuhungu bwa mbere. Hano wabonaga ko twembi twiteguye gukomeza,
twiteguye gukomeza n'ibindi, ariko we yari mukuru kuri njye arabihagarika ati Define ndagukunda ariko nanone sinshaka gukora ikosa, twembi ntabwo twiteguye, ntabwo twakomeza. Ati umbabarire ndabizi ko witonda, uri umwana mwiza, rero ngomba kukubaha kandi nkanakurinda. Hano nagize isoni, urumva nawe ku nshuro ya mbere nsomanye n'umuhungu byanteye isoni, nibazaga ukuntu ntanahakanye. Ndamubwira nti urakoze cyane, iyo hagira ikiba ntari kuzicuza cyane. Ubwo ati ndabizi ko ni ubwa mbere usomanye sibyo se, rero sinari kugukoresha amakosa, uracyari muto. Turaseka hano nyine, twembi turaseka, gusa nari mfite ibyishimo ntigeze ngira. Ndamubwira nti ndishimye cyane Atifu. Hano twakomeje kuganira ijoro ryose, hagati yacu ntawe aryamye. Nyuma y'amasaha 3 turi kumwe twasezeranyeho amanamba ya telefone. Arambwira ati nugera mu rugo, ndabizi nta telefone ufite ubu ngubu, ariko ngize namba zanjye uzajya utira telefone umvugishe. Hano twarasezeranyeho, ubwo twatandukanye gutyo. Ubwo dutaha iwacu, abandi basigara mu kigo, arimo na Atifu wari witeguye gukora examen. Gusa none namwifurije kuzagira examen nziza nk'ibisanzwe nk'umukunzi wanjye. Turi mu kiruhuko nyuma ya examen, nafashe namba ndamuhamagara, nari mukumbuye cyane. Yaritabye, nkivuga yahise amenya, yishimye ati mwana muto uko watinze kumpamagara, kino gihe nari namuhamagaye nka nyuma y'ibyumweru 2 bamaze basoje examen. Arongera ati nendaga gusara nibaza uko uzakubona. Ndamubwira nti umbabarire nanze guhita nkuvugisha, numvaga ko wari ukeneye kuruhuka. Mpindukiye ndavuga se, ubwo mpitamubaza nti examen se mbwira zari zimeze zite? Ati sha ntabwo zangoye cyane, ndizera nzagira amanota meza. Twakomeje kuganira tukajya tuvugana, twenda gusubira ku ishuri. Yansabye ko twahura akansuhuza, narabyemeye turabipanga. Ariko kino gihe nabwiye Vete uko bimeze, arambwira ati kuko njye naje iwanyu uzababwire ko ugiye kunsura ubona uko ugenda. Ivete hano yaramfashije, ati gusa nanjye ngomba kuza tukaba turi kumwe, urabizi ko ngomba kukurinda. Ubwo na Atifu yabwiye Willy inshuti ye ko bazazana. Twembi twavaga mu mujyi ariko mu ntara zitandukanye. Twarahuye ahantu heza turaganira, twari dukumburanye. Ubwo inshuti zacu zaganiraga ukwazo, twaratandukanye. Nyuma yaho twasubiye kwiga, amashuri atangira. Atifu ntigeze aza kunsura nk'uko yari yarabinsezeranyije. Hano urumva ko nari mukumbuye cyane, nkibaza byinshi kuri Atifu, uburyo ataje kunsura. Igihembwe kigezemo hagati natangiye kugira amanota make, kandi narabaga ndi umwana w'umuhanga, nza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Ivete we byaramubabazaga cyane. Hano igihembwe cyararangiye, twatashye nzi ko nzahita mvugisha Atifu, ariko nimero ye yari yaravuyeho. Natangiye kugira agahinda, kwiyakira biranga. Gusa Ivete yambaye hafi, ambera umwana mwiza, ambera inshuti nziza. Byaratinze ngeraho nakira ko ntagifite Atifu, ariko numvaga
nzongera nkamubona uko byagenda kose. Rero iki cyizere nari mfite bigatuma niga cyane singira uwo mwanya. Nagize abasore benshi beza bansabaga gukundana nabo, ariko nkanga. Hano nari umukobwa mwiza, aho hari n'abarimu bankundaga, ariko iki gihe nta mwanya nari kubaha. Umuntu wese wansabaga ko dukundana namusubizaga ko mfite umukunzi, mubwira nti mfite umukunzi kandi namusezeranyije ko ntazigera muhemukira. Rero namubwiye ko nzahora mukunda. Ubwo twari turi kwitegura gukora exami isoza senior 6, mu kigo habaye ibirori, tuma bamwe mu banyeshuri baharangije baza kwitabira bino birori. Natekereje ko Atifu ashobora kuza nkongera nkamubona, gusa ntabwo yaje, ahubwo haje abandi banyeshuri, kandi sinashatse kubabaza niba hari amakuru ye bazi, kuko rimwe numvaga namurakariye ko yambeshye atankunda. Gusa Benita we naramubonye, nubwo tutavuganaga neza, ariko yaraje aradusuhuza, mbona mvugisha neza. Yari kumwe umutipe mwiza, ubona ko akize asa neza, umutipe w'umunyamafaranga. Ubwo yaratwibwiye ati nitwa Denise, Benita ni inshuti yanjye kandi nishimiye kubabona ndetse no kubamenya. Benita aramubwira ati aba ni abana bari inshuti zacu, none nabo bagiye kwitegura kurangiza. Ati Define, wampa namba yawe nkazakuvugisha, dore hanze aha ntibyoroshye, wenda twabarangira utuzi cyangwa tukabagira inama y'uko muzitwara, kuko twe twarangije imbere yanyu tugakomeza n'ubushuti bwacu. Ariko hano yari arimo yivugisha nk'aho ari inshuti yacu koko, kubera yari imbere y'uyu mutipe witwaga Denise. Ubwo namuhaye namba yanjye. Kino gihe nari mfite telefone nakoreshaga ngeze mu rugo mu gihe nari ndi mu biruhuko, kuko nari maze kuba mukuru, nawe urabyumva. Nyuma yo kurangiza twagize amahirwe, nje n'inshuti yanjye tubona amanota meza cyane, dukomeza kaminuza, mbese tujya no kwiga kuri kaminuza imwe ku kigo kimwe hano twarabanaga. Ubwo Benita yadusabye kudusura, turamwemerera. Iki gihe nabwo yazanye Denise ni wa mutipe wa undi yigeze kuzana ku ishuri, ndetse ku nshuro ya mbere nibwo nabajije Benita amakuru ye na Atifu. Hano Benita yambwiye ko Atifu we na Willy bahise bajya hanze kwiga. Ati narinzi ko ubizi, gusa nanjye simuheruka, kuko Atifu yarahindutse, nushaka umwibagirwe. Hano yambwiye ibintu bintera ubwoba, arongera ati amakuru numvise nuko afite umukunzi, yebana abana sha, nibyo nakubwira, kandi pole, abahungu si beza, barahemuka. Ibyo bimbwira ntabwo Denise yumvaga. Hano wakibaza impamvu Denise atumvaga bino ari kuvuga, mbese bitubwiye nyine mu buryo bwo kwihisha, wagira ngo ari ikintu ari kumuhisha. Ahubwo umva inkuru nziza, Denise uriya yari yambujije amahoro, ashaka kuza kukureba, kandi pe ndamuzi, ni umwana mwiza, avuye hanze kwiga, ni umukire, ubu afite uruganda ayoboye rukomeye, kandi aragukunda pe, aragukunda. Umbabarire ntuzamwange. Ubwo numvise amagambo menshi, aya Atifu, aya Denise, nahise niruka njya mu nzu twabagamo, ndikingirana, ndarira, narababaye cyane, ariko numva ibyo si bigomba kuntungura, bityo mpagarika kurira. Ubwo Yvette arandeka ngo ndire, mbese ampa umwanya, kuko nawe yari yababaye, yewe nawe yarize. Ubwo yaje kundeba ati humura, komera basi, ihangane uze usezera abashyitsi, kandi Denise ntagomba kumenya ko hari icyabaye. Mu by'ukuri nanone numvise ntitaye kuri Denise, numvise nongeye kwanga urukundo, ariko nihagararaho turabasezera. Denise ubona ko anyitayeho cyane,
ansaba akanya turaganira, ati ndagushimira ko uri umwana mwiza wowe na mugenzi wawe, ansaba ko najya muha umwanya nyuma y'amasomo tukaganira. Ndamusubiza nti nibinkundira nzabikora, gusa si byiza cyane kuko hari undi muntu ushobora kurakara aramutse ambuze. Ubu bwari uburyo bwo kumuhakanira, ati nta kibazo ariko byibuze ureke mbi inshuti yawe. Byarakomeje, Denise akakomeza kugerageza kumvugisha, rimwe simwitabe, akanyoherereza impano nkazeba gusa, kugeza n'ubwo yaje ku kigo. Aza ku kigo ntabizi, ansaba ko namuvugisha, ambwira ko ankunda kandi cyane, ati ndabizi impamvu wanze kumpa umwanya, ndabizi ko wababaye ko umuhungu mwakundanye yagiye atakubwiye. Byose Benita yarabimbwiye, kandi humura sinzatuma ubabara. Hano naratangaye ngira ngo kuko Benita yamubwiye Atifu, gusa ntiyigeze amubwira umuhungu twakundanye ngo amubwire uwo ari we. Gusa naramuhakaniye nti warakoze kunkunda, ariko sinakubeshya ngo ntutware igihe cyawe. Ntabwo nibana hari undi muntu mu buzima bwanjye nkunze. Nakunze rimwe gusa. Ubu rero bitewe n'umuhungu uburyo twatandukanye, ntabwo ndiyakira ku buryo nasubira mu rukundo. Yarababaye ati byibuze mpa amahirwe, ndabizi uzankunda cyane, wongere ukunde. Hano namubwiye nti ndabizi nako sinakizera ko Atifu yanyanga, kuko yarankundaga cyane. Mbese ntago nabyizera n'ubu ngubu, ntago nanone mbyemera. Hano yarikanze ati mbese yitwa Atifu? Bimutangaje, mbona ko wagira ngo hari ahazira ino zina, ariko sitwabitinzeho. Ntiyego mubwira ukuntu yari mwiza ankunda, nubwo yagiye ariko wenda byaramutunguye abura uko amenyesha. Iki ntabwo yaba yarabonye umukunzi, noneho bana oya pe. Gusa hano nubwo navugaga gutya naribeshyaga mbizi, ahubwo numvaga ntabasha kubyakira. Hano Denise yaratashye, ariko akomeza guhatiriza, ariko yohereza impano akaza kundeba. Ivete yagezeho aranyinginga ati mbabarira ureke kwiyangiza, mbabarira ureke umutima wawe wemere kwakira urukundo. Urabizi ndagukunda cyane, uri umuvandimwe, uri inshuti, rero rekeraho rwose, rekeraho. Atifu mureke, reba imyaka ibaye ine utaramubona, urumva koko ari uwawe? Hano nabitekereza ndamubaza nti Ivete ni gute nava muri ibi bintu? Nawe ati ikintu cya mbere rero wakora, aho umwanya Denise, wumve ko ari umuntu mwiza, kandi mukoreshe nk'umuti wawe wo kwibagirwa ibyahise. Nagusaba ko muhura wemere Denise muha umwanya. Hano nakoresheje zino nama, Denise ntangira kumuha umwanya wanjye, kuko nageze aho nsa nk'uwakiriye ibyabaye, gusa byari kwirengagiza. Byanze bikunze hari ibintu byari bikindimo. Twarakundanye akajya nyihanganira, ikindi sinatumaga nkoraho. Sinigera nemera kuba twasomana. Byose namubwiye ko afite gutegereza kugeza tubanye. Rimwe twaraganiriye, mwereka ifoto y'umuhungu twakundanaga, ubwo ndavuga Atifu, kuko ifoto yari yaransigiye sinabashaga kuyisiga. Nubwo nari naramiye ko Denise twakundana cyangwa se dukomezanya, ariko yo narayigumanye. Akibona arikanga cyane, ati uyu se niwe? Ni uramuzi se? Ati ya ndamuzi, ariko Benita ntabwo yambwiye ko ari we. Mperuka ari inshuti na Benita bakiga. Ndamubwira nti nuwo. Gusa hano wabonaga ko ahindutse, ariko akabihisha. Nanjye iki gihe ntabwo nabitinzeho,
narabyirengagije. Hano none wakibaza impamvu Benita cyagihe bwa mbere ambwira ibijyanye na Latifu, ambwira ko yagiye hanze afite umugore, uribuka ko yabimbwiye Denise atari kubyumva? Ntekereza ko hano waba uri kwibaza impamvu ibi bintu birimo birahura. Icyabaye ni ukuntu Denise icyabaye gitangaje ni ukuntu Latifu na Denise ari abavandimwe. Gusa Denise ntiyari abizi, byari agapangu ka Benita. Benita utarifuzaga ko Latifu yabana n'undi umukobwa utari we wapi. Ubwo yabajije Benita icyatumye abihisha. Benita ati urabizi ko umuvandimwe wawe Latifu mukunda n'uwanjye. Ubwo rero mfasha rwose, uriya mukobwa ndabizi uramukunda, rero numfasha azaba uwawe tumuhishe. Iki gihe banogeje umupangu wa Benita, biyemeza kumbeshya. Bidatinze Denise yaramporopoje. Twaratunguye kuko nari naramusabye igihe, ariko ati sheri nta gihe dufite, ndagukunda, ndashaka kubana nawe, kandi birashoboka cyane ko umwaka utaha nzajya hanze. Rero ndashaka ko tubana, uzasoza kaminuza tubana. Kino gihe nari ngeze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza. Aha nubwo nari narakiriye, mbese nzi ko byose byarangiye by'igihe cyatambutse, ariko iki nicyo gihe cyangoye gufata icyemezo cyo kubana n'undi muntu. Nibukaga amasezerano nagiranye na Latifu, umutima ukandya. Numvaga ngiye gukora amahano, ngiye gukora amakosa. Nkatekereza ijoro rya nyuma na Latifu, urukundo rwanjye rwa mbere. Gusa noneho na Yvette ntiyabimenye. Gusa kino gihe na Yvette ntiyabimenye, namuhishe uko niyumva. Rimwe numvaga nacika, ariko nanone ngerageza kwikuramo bwa nyuma Latifu. Kugeza icyo gihe ntabwo nari nzi ko bombi ari abavandimwe, ndavuga Latifu ndetse na Denise. Mbese ibyo Benita yambwiye byose byari ibinyoma. Mu by'ukuri yabeshyeye Latifu. Habura ukwezi ngo dukore ubukwe, nibwo numvise phone impamagaye. Ntabwo nari nagiye klasi, nari mu rugo. Yvette we yagiye kwiga. Kino gihe Willy niwe wari umpamagaye, gusa sinahise mumenya. Yambajije aho yansanga, ko hari ibyo nzaniye. Sinabitinzeho, murangira ahantu ndi. Uyu muntu wari umpamagaye ntamuzi. Mu minota nk'itatu gusa nasohotse ngiye kumureba, ngiye kureba uwo muntu. Hano natunguwe cyane n'abantu nabonye imbere yanjye. Umuntu nabonye yari Latifu. Oh my god, Latifu! Numvise meze nkaho ndi ahandi hantu. Nikora nti ahari sinzi, nasinzire ndikorota. Latifu yari kumwe na Willy. Latifu yaje yihuta, arampobera cyane ati mukunzi wanjye uracyabaho, naragukumbuye cyane, nabayeho nabi, nuko nagize Willy wankomeje. Iki gihe njye nari nabaye nk'utare, mbese nabaye nka stati, ntari guhumeka, numva mbese ntazi ahantu ndi. Nabaye nk'utari gutekereza, ntazi ibiri kuba. Yarandebye ati Define, ese koko ibyo yabivuze amarira amubunga mu maso? Koko ntukinkunda? Arongera ati ndaje, nshaka kumva wowe ubyivugira umbwira ko utakinkunda. Naraturitse ndarira, twembi bibamarira. Natekereje ibyo nabwiwe, noneho ibyo ari kumbaza naramuhobeye cyane. Habura uwahoze undi. Natangiye kuvuga nti Latifu, ndagukunda, sinigeze ndeka kugukunda. Ahubwo wowe kuki wangenje kuriya, ukanyanga kuriya? Ese ko wirengagije amasezerano twagiranye Latifu? Warambabaje, iminsi yanjye yabaye umwijima. Kuki wabikoze?
buri warimo yumva ibyo turi kuvuga, ibintu turimo, yumvise ko twembi bishoboka ko hari amakuru twabwiwe. Ati umva mumbabarire mutuze kuko ndumva ibyanyu bidasanzwe. Hano nubwo nari mbonye Atifu ariko nari naramurakariye cyane. Gusa hano nibwo namenye ko Denise ntigeze mukunda. Atifu ati nibyo. Atangira aho byahereye ati nyuma yuko mugiye kwiga njye na Willy twari twarasabye kwiga mu mahanga, rero baradutunguye, twari dufite igihe gito gishoboka, sinabona uko musanga ku kigo. Ikindi nagiye kureba namba yawe twavuganiragaho ndayibura, gusa nakwandikiye ibaruwa nsaba Benita ngo azayikuzanire, harimo byose ndetse na namba wazanyandikiraho. Narategereje ko nyandikira ndaheba, mbaza Benita niba yaraje kukureba, ambwira ko yabikoze. Namutumye kugushaka mu gihe nyuma y'imyaka 2 mwari murangije kwiga, musaba ko nakubona azaguha namba zanjye izo nkoresha. Yambwiye ko yakubonye ariko ko utakinshaka, utankunda. Ati namubonye gusa yambwiye ko adakeneye kukuvugisha, ngo ntiyategereza umuntu atazi aho ari. Ikindi kandi sinakizera ko azakomeza kunkunda, rero ntareka kumbeshya. Benita arongera ambwira ko ufite umukunzi, kutigeze ukomeza kaminuza n'ibindi byinshi. Narababaye, ubuzima bwanjye kwiyakira byaranze, birangora, sinabashaga kwiga. Ikindi sinimvishaga ko wowe nakunze wanyanga. Kwiga byarananiye, ndarwara, nabaye kwa muganga igihe biba ngombwa ko mpura n'abaterapisite. Ikindi Willy yambaye hafi, kuva icyo gihe nanze isi, numvise ndayanze, mva kuri social media zose. Mbese ikintu cyose kikanyibutsa ibyabaye. Nahinduye namba uretse abo mu muryango nibo twavuganaga, yewe na Benita ntiyongeye kumbona. Ubwo narumiwe, mubwira ibyabaye uko Benita yambwiye kandi ko nta leta yanzaniye. Bombi barababaye. Ati none se urabizi ko Denise ari umuvandimwe wanjye? Narasetse ni oya se, kandi nawe reka kurengera. Hano namugize umusazi, murabyumva. Yanyeretse amafoto yabo mu muryango, mpita nibuka ko atigeze anyereka abavandimwe be. Mbese yanyerekaga bamwe, gusa ubanza yaranambeshyaga. Gusa mbere yari yambwiye ko afite umuvandimwe we, ariko nyuma yuko mubwiye ko umukunzi wanjye ari Atifu, yarikanze, ari nabwo yahise apanga ubukwe. Narababaye, numva ko Denise nyuma yo kumva ko nakundanye n'umuvandimwe we yahisemo kuntwara, aribwo yatangiye gupanga iby'ubukwe byose. Mbitamenya ko iki gihe byari agapangu ke na Benita. Nanjye yambwiraga ko afite umukunzi kandi ko bagiye kubana, ariko yanze kumunyereka, anyereka undi mukobwa. Arongera ati ejo bundi nibwo mama yampaye invitation, amazina mbona n'ayawe bihuye n'amazina yawe yose. Nahise mbwira mama nti ma wanyereka amafoto y'umukobwa ugiye kubana na mukuru wanjye. Yampaye amafoto menshi, amafoto nsanga uriho, mbona ni wowe rwose. Twagerageje gushaka amakuru yawe njye na Willy, gusa kino gihe ntabwo nabibwiye mama, ntabwo namubwiye ibyabaye. Hano natangiye kubaza abantu bo muri famiye yacu, mbabaza amakuru y'umukobwa ugiye kubana na grand frère ariwe Denise. Bambwira ko wiga. Icyo gihe numva ko byose harimo ikibazo, kuko Benita yambwiye ko utigeze ukomeza kaminuza. Ngiye kuri njye numvaga wakabaye warashatse ufite nk'abana. Nyuma yo kumenyerera aya makuru, twahisemo kuza njye na Willy. Ubu nta muntu wundi uzi ko turi n'aha mu gihugu. Nyuma yo kumva aya makuru y'ibintu byose byabaye kuri twebwe, twarishimye, turongera turahoberana. Ati sinshobora
sinshobora kugusigaho na gato, ati ndagukunda, niwe nakunze, nagerageje gukunda abandi ariko biranga, ngeraho nizera ko rimwe nzongera nkakubona, ntekereza ko ahari bakubeshyeye none reba. Ubwo nahamagaye Yvette nti Yvette ntabara, ngwino mubwire. Yvette yaje yiruka nawe atungurwa no kubona Tifu ndetse na Willy. Bamusobanuye buri kimwe. Willy ati rero igihari nuko duceceka, ariko kandi ngiye gushaka abarinda umutekano hano. Ati nako mugiye kwimuka hano, ntimugire ikibazo cyo kwiga, muziga online, amasomo yanyu muzakurikirana. Bashatse inzu tujya kuyibamo uko twari 4. Yari inzu nini cyane. Ubwo icyo gihe nabeshye Denise ko nagiye mu rugo kuko ntabwo yari kuhaza atambwiye, kandi ikindi nawe yari ahuze arimo kwitegura ubukwe. Mu gihe twari tumaze umunsi muri iyo nzu twimukiyemo, dore ko yari inzu nziza ifite hanze hanini ndetse igeretse. Twe twabaga hejuru, Atifu na Willy baba hasi yacu. Muri inzu twabagamo turi 4, bombi barangambaniye, ndetse na Yvette inshuti yanjye irimo. Yvette yarangambaniye arasohoka, yarasohotse ajya hanze, kumbi yari agapangu ke na Willy ndetse na Atifu. Atifu nibwo yansanze mu cyumba, nkimubona naravuze nti Atifu, nawe ati cece kutuze, ubone njye nawe turi hano. Ni ushatse kuvuga iki? Ati ndagukumbuye, noneho wabaye. Atifu ntiyumvaga ibyo ndimo ndabaza, ahubwo yivugira ibyo, ati ndagukumbuye, noneho wabaye mwiza cyane, mbese ntiwabyumva. Arongera ati ndashima Imana cyane ko yongeye kukumpa, rero ubunuke turi hano, baduhaye umwanya ngo tuganire. Narasetse nti mwangambaniye rero. Nkivuga Atifu yahise apfukama azamura impeta hano, nahise mvuga yego nyinshi, ataranambaza icyo ashaka kumbwira. Mu by'ukuri Atifu yari yarabaye mwiza cyane, byatumye mukunda kurushaho. Yaragurutse arampobera ati warakoze kunkunda, warakoze kuza mu buzima bwanjye, ndagukunda kandi tugiye gutegura ubukwe bwacu. Ndabizi ntibizorohera ababyeyi kumva inkuru idasanzwe, kandi ndabizi ko bizaba bibi, ariko tugomba kwitegura ibizavamo byose. Hano naramubwiye nti uzi n'ibindi, guhera uyu munsi sinzongera kwitaba cyangwa kuvugisha uriya muhemu ngo ni Denise. Hano yaranshyigikiye, ariko ibyo tubivamo tugaruka ku byishimo byacu. Yafunguye indirimbo ansaba ko twabyinana. Twarabyinnye twembi ntawe uvuga uretse kuba duhoberanye, kandi indirimbo twabyinaga zari mu ijwi rituje, ari indirimbo zituje z'urukundo. Mu ijwi rituje ati uribuka ijoro rya nyuma turi ku ishuri, hano mutamuca mu ijambo. Ndavuga nti ndumva. Nawe ati urumva iki? Ni ndumva niyumva nk'uriya munsi, kandi nkivuga kandi ahita nca mu ijambo. Ati kandi ubwo yavuze gutya, ubwo yabivuze yamaze kuzana iminwa. Twarasomanye biratinda, yatangiye kunkoraho gake gake, atangira gukuramo imyenda nari nambaye. Numvaga ntafite guhakana, numvaga ndi ready. Nawe ati umva nta kibazo dukomeze. Mu by'ukuri nari mfite ubwoba, dore ko ari inshuro yanjye ya mbere, ntimfite ubwoba. Ati humura ndagukunda. Ubwo twarakomeje dukora byose
nyuma yabyo twararebanye tugira isoni, aranshimira ati warakoze kunkunda ukankunda njyenyine, warakoze kwirinda ukarinda umubiri wawe ku bwanjye. Hano yarampobeye cyane bidasanzwe, ubona ko yishimye, gusa nanjye numvise mfite ibyishimo bidasanzwe. Namubwiye ko mukunda kenshi cyane muri uno mwanya, nti ubu noneho mbaye mukuru, nti kandi ndishimye ko umubiri wanjye ari wowe ugutwaye. Sinigeze nibona ndi gukunda undi muntu. Ibaza ko ntashoboraga no gusomana cyangwa se ngo nsomane na Denise twakundanaga. Namubwiraga ko bizaba twabanye, ko nduwe, kandi nabwo natekerezaga uwo munsi nkumva nakipfira. warakoze kuza kuntabara Tifu, uri umucunguzi wanjye. Ubwo nahamagaye ababyeyi banjye mbasaba imbabazi, ariko mbabwira ibyacu byose, mbabwira inkuru yanjye na Tifu ko twakundanye igihe twatangiye gukundana, ndetse mbabwira n'ibyabaye ibyanjye na Denise bari bazi ko ariwe tugiye kubana. Hano nagize amahirwe kuko ababyeyi banjye bari inshuti zanjye, baranyumvise, baranyumva cyane. Atifu nawe yabyutse ajya iwabo, ababwira byose uko byagenze. Kino gihe Denise yagize isoni, yahise asubira hanze, kuko nubwo yankundaga ariko nta kindi yari gukora. Njye na Atifu twakoze ubukwe bwiza, Benita yaje kudusaba imbabazi. Ubu dufite abana 2 b'abahungu beza cyane. Uri na Yvette nabo bakoze ubukwe nyuma. Twese turi inshuti nziza, turi imiryango yishimye. Gusa nyine uko wumvise inkuru yanjye, icyo nakubwira, uko byamera kose urukundo rwawe rurakugarukira, kandi ntuzigere wirengagiza ukuri kukurimo. Ukuri kuri muri wowe, iteka umutima ukwibutsa ko wibeshya. Tegereza wihanganye kandi utegereze urukundo rwawe. Tugeze ku umusozo w'inkuru yacu nziza cyane, inkuru y'urukundo twabwirwaga n'umubyeyi waganirizaga inshuti ye. Amwe mu masomo dukwiye gukura muri ino nkuru ni uko buri wese aba afite umugisha we, kuko uko wavutse imigisha yawe iranditse kandi izagukurikirana. Rero tujye twirinda kwiba cyangwa gushaka kwiba imigisha y'abandi. Nk'uko hano muri ino nkuru Benita ndetse na Denise bashatse kwiba urukundo rw'abandi, ariko ntago byakunze kubera ko nyine atari urwabo. Gusa niba mu buzima bwawe byarakugendekeye gutya, cyangwa se uyu munsi aribwo buzima uri gucamo, ukaba ufite umuntu waba warakunze nyamara ubizi neza ko atagukunda, akunda undi, nagusaba kwihangana ugakomera, aho kugira ngo ukore amakosa rimwe ngo uhinduke umwanzi w'abantu nk'uko byagendekeye Benita. Ndabashimiye rero kubw'umwanya wanyu mwafashe mugakurikira iyi nkuru y'urukundo. Inkuru zacu z'urukundo nakagaruka hano kuri Passions News. Mugire ibihe byiza.